biremera umunezero batananira babiri bakundana na buryarya basangira kabisi n'agahiye bagakabya inzozi mw'isi biremeye. ese uba wumva umeze ute na keya zose taji n'aba yaguhaye bagize ngo ntibagize amahirwe cyane umuhungu n'imfura pe umva cyakora byo taji ntacyo mushinja pe umva anyitaho uko ashoboye kose cyane pe ntabwo nyine ameze nk'abasore bandi bahunga inshingano gusa nawe dupfa ikintu kimwe hari ibintu byinshi bimbaho bikamunyibutsa uzi none yarimo aratetanana mu matwi yanjye numva ndwaye sereri neza neza nkumva n'akazi ngiye kukareka ako kanya cyakora ntabwo byoroshye uzi gukunda umuntu akakwanga warangiza ukamubona ari gutereta abandi byihorera rimwe na rimwe ugasanga batanamukunda si nibyo byose se yewe by'urukundo ni nk'aya mayobera amatagatifu bajya bavuga ese we ubundi ranarabizi ko inda twitariye atajino akada ntabyo azi ntabyo namubwiye ariko na gahunda reka mfite yo kubimubwira ako nta n'impamvu rata usibye ko azageraho akabimenya ese kutazayihisha igihe kirekire mva azabimenya bikuye ahandi atangiye ubimubwiye ariko nanone rega kubona ntwite ntabwo bisobanuye ko namubwira uwanteye inda hamukanye umva hari n'igihe nabimubwira ugasanga wenda tajina nabifashe nabi ntawamenya akazabimwibwire cyangwa bireke mva ahubwo reka njye gutera ipasi sha nta myenda mfite nzambara ejo sawa Imana ishimwe iki cyo kivuyeho Sara naheruka kumusura kera ariko ndumva afite isoni isoni zikise rega mama byigutera isoni abantu benshi niko basigaye bameze muri iyi minsi ngira ngo nanjye simperuka yo kera gusa byo nanjye biranshimishije n'ukuri ariko abantu baravuze muri iyi minsi nta warenganya undi imirimo ni myinshi Margot Karame reba abantu bavuze amahoni menya baje hano reka ndebe ndumva mama ari kuvugira ku irembo wacu basanga hano baje
bakingurire rero. ari bwishime pe Finally turabonanye kabisa. Gitese amakuru bamaze kuruhuka nyine byose n'amahoro. Yego narurutse nta kibazo meze neza. Cyane arahombye byatari bibaze ko iyo bikunda neza twari kujyana. Byapfuye ku muto arimo havuze akantu gato. Shana iyo tujyana Shana ari kwishima cyane ariko byarambabaje nanjye byumve. Kuba tutarajyanye. Numva iyo tujyana nyine byari kuba ari sawa. Okay. Hagati aho se akazi gashyashya karagenda. Nta kazi biragenda ndimo ndamenyera. Ntabwo yabyoroshye ariko ndi kugerageza kwiadapta ndabona bwa mbere ariko biragenda. Nuko nyine bizagenda biza. Hanyuma se shaka kuki waretse gukora nyine indirimbo utankoreye yanjye waretse ibintu bya studio utankoreye indirimbo yanjye wanyemereye uracunga ubireka ntaraza ubwo se umva ntabwo ngo unkorere indirimbo nyine nta kibazo ariko indirimbo nayo gukorera ibikoresho ko mufite twapanga nk'umunsi umwe muri weekend ngayo gukorera sure nta kibazo umva reka nkubwire ndabishaka nzaza ngerageze nkore akarimbo mu bitaka sample se gake gerageza ariko twanza wumve nzaza nyine rimwe nkore indirimbo none nyine ngo myengerageze iri jwi ryanjye kera nari nzi kuririmba tajina cyandumva hari ibintu by'amaye uri kuvuga nkumva nyiramubande ziri kwa hapo nzarigora oya akushawaje umva nyine nari nzi kuririmba ku buryo nkoreye indirimbo nyine nkumva biciyemo nahita fatira wenda naba nk'icyamumarikazi ku rwego rw'isi icyamama uzaje tugerageze turebe ibyo ka tunabireke mu masaha meza ate yarakize bon ari kugenda amera neza mu gake mu kwezi gutanda ashaka kumuzana i Kigali tukajya kwa muganga tukareba ko hari icyo bamufasha mu kwihangana nyine ni ubuzima gatari urasa neza tatumine kuba kuri kwete kugera hejuru merci beaucoup thank you umusore gato nitabona umuntu tukomeze kuganira halo oui Sara we reka dutahe sha ariko byumve ndishimye ariko naje mfite isoni numvaga kukubona nkumva harimo akantu nyine k'isoni kubera ko maze igihe nkagusura nukuri byumve ko nta kibazo mfite pe erega ndabizi ko muri iki gihe umuntu agomba guca hirya no hino ashakisha imibereho
kandi umenye ko nta muntu wajya gusura undi atariye ntabwo biba ni ukuri njye nta kibazo mbifiteho kandi ubyumve ariko ndishimye wongere ubyumve ngo ndishimye byiza cyane ni ukuri reka tutahe burije yewe reka tugende yewe mwana wagira ngo ubu ngubu se butwiriyeho butwiriyeho ahubwo reka tugende oya ni ukuri nimutahe twaganiriye pe ariko ikinshimishije kurusha ibindi byose ni ukubona Mukaneza yishimiye Mukaneza sinabikubwiye erega mama nta mvura idahita ni ukuri kandi nta kinanira Imana murakoze cyane nanjye ndishimye no kuri nta kibazo reka tugende twarondogora vuga njya mubwira kandi apremidi naho ubundi se ihene ntayidahita koko mwamwe kandi nta kijya kinanira Imana oya niyo katwita indaya biriya bintu tubikora n'abatini cyangwa tubikorana n'abagore reka mbyemere ko yego pe murongora abagore ntabwo murongora abatini ibyo ndabyemera ariko se abo bagore simwe mpamvu mwabitereteye turitereta oya ibyo ntabwo byemeye abo bibi b'iki gihe arakwiteretera neza ntabwo bibaho nimwe mu batereta nawe urabizi abakobwa b'iki gihe barakwiteretera ufite ukaboko byanarangiye utazi neza ndabeshya se ntabwo bizi hegiro kamaze kumufata amaze kugeza abashayigiro tuba tumugezeho mu modoka n'inzoga ziranashize wasinze wasinze kabisa tumucyure wasinze asingabayemo kaducyure higiro byanze kabisa dore turona phone na telefone yawe tora phone akizana nyamufasha bari higiro you have to stand up bite kutangira abantu babazi bari gutonga munde kuri dijyana ufasha hari abantu akose mundeke ariko nasize se ibyo mwanyweye sibyo nabo oya ariko waherekare twe twabibonye wasi nuze nitwasangiye ariko waherekare wowe n'ibintu bikomeye cyane tugenda sibyo sirana siwe izo ni inzoga rana usuhuza tugende usurize kikobwa sibiye kisuze ko bini biki hakoze nibiye byose byiza twagiranye wowe yes tugende higiro tugende fataho hirya tugende hakoze umureke ndijyana ariko usubire tugende ntari unijyane nawe tugende ihangane musore twagiye kabisa Hey, are you okay? Nta kibazo. Really? Ubona utameze neza. Uyu mugabo wari uri hano muraziranye cyane usinzi. Ni wowe rukundo nari ntegereje uzahora uri
byishimo byanjye Jani ndagukunda Jani ndagukunda